mwaramutse mwiriwe muraho bitewe n'igihe ufunguriye video mukunzi wa Uruzika TV nkuko mudukurikirana hano kuri YouTube twabasezeranyije ko tuzabaho ibintu byinshi byiza kandi bigezweho. Noneho uyu munsi hari akantu gacya twabateguriye. Hari igihe ujye uzawiviriye ku kazi ufite stress n'ibiki ugafungura ingufuri igatinda gufunguka. Sasa noneho twakoze ubushakashatsi tuvumbura impamvu ya ngufuri iba yatinze gufunguka ngo winjire mu nzu. Hari ikiganiro iri ya ngufuri bifitanye n'urufunguzo biba biri kugirana bitongana, aricyo tugira ngo tukugezeho muri aka kanya. Tugiye kukibagezaho mu buryo bwa sinema kugira ngo mubyumve neza. Ngiye kubakinira ndi Mr. Rufunguzo, noneho mugenzi wanjye nawe kinira ari Mr. Ngufuri. Ariko se kuki utabukinguka ngo ninjire ngewe na boss? Ariko sha ubuyobeye ko wasize hano za nkubita umubi w'inyama n'amafiriti n'ibiki wa muginga. Ubundi twebwe mu gitondo cyo naturenga boss ahita mu modoka akanzirikana akajya agenda atwaye nanjye nk'urufunguzo ngenda nk'abakaba kuri vitesse ahageze nibwiriza cyangwa vitesse bita tugenda akajya muri lodge amahumbezi cyangwa se muri bare akafata mitsingi tukanywa inzoga tukarya no ndumva ngwaye no nuko cengokane yinjirire shakengokane yinjirire ngo cye cyawiri waturamye hangaha batanakugendana nuko mfite agasura kabi cyakwa nyaguhingutsa mu basirimu. Ahubwo si impamvu ko akubuyeza ugenda imihanda yose no kubereye nuko agusize kuri ibi bintu urumva yasanga wamucyoje umunyu nta na kimwe kigihari gute se nta makuru mufite ubona ubwabwata nawe rero ukagira ngo ni mugenzi wawe. Boss ntago ari mugenzi wawe sinamurumuna wawe nta nubwo ateze no kuzaba naso cyangwa nyoko. Ubwo ushatse kuvuga ko ngewe niba reka nkubwire agori wowe unteye umujinya kankubwire ngo fu unteye umujinya ni izina ry'Imana ngaha hondi natangenda nkare abantu nitsi nkitakaza nkatakara nge Rufunguzo ntakayahita ajya gutira inyundo mu baturanye kandi ubonye atakumanyaguye ngo ubonye atakumanyaguye wangara uri imyazo umva yashiramo tuvuta urumva akahanyereza urufunguzo rwa kwanga akarujugunya muri wese ariko ngewe yanyenginga buhoro buhoro asigiriza tuvuta kugeraho noroha akafungura awis baba bakujugunye muri toilette. Umva reka nkubwire winzari zakwicira aha n'ikimenyimenyi bitewe n'agasuzuguro ufite. Ubu nabishatse naza gutakara kandi maze gutakara sinabikubwe maze gutakara ni izina ry'Imana boss itajya mu baturanya agatira inyundo atakumanyaguye nta mpuwa kugirira ntukanabona gusiga ngo ugire ngo ni ikizera bakufite. Shimye yuko yamanyura yamanyura umenye ko wanyuzemo imyaka 2 mu kabuno. Imyaka iyo 2 uyinjira usohoka imyaka 2. Ayi wewe nta kibazo no yanamanyura rwose ariko akabono kanjye ukumva ariko gafite oderi.